Yes, ikaze nshuti bene data muteze amatwi channel yacu ya The KK TV Rwanda kujyana no kubabarirwa ibyaha. Mwese mbahaye ikaze aho muherereye mu gihugu no hanze yacyo, mboneraho no gushima uyu mushiki wacu wasubiyemo iyi indirimbo zo guhimbaza Imana, iyo nibutse umusaraba utangaza. Rero aho ari Imana imufasha agubwe neza, agire ibihe byiza kandi ashikame mu kwizera. Nifuza ko twese abakunzi b'umusaraba twazahurira muri Yerusalemu nshya. Rero ndagarutse n'ubundi ni ukwiga ikingaruye nta kindi, ni ijambo ry'Imana. N'ubundi amazina ni Gasigwa Balthazari. Ibindi ni ijambo ry'Imana tugiye kurebera hamwe. Ibindi ni imbaraga ya Mwuka Wera igiye gukora akazi, kandi Yesu arahari, ahora akora igihe cyose ku muntu umwemereye akamwiyegurira. Ndabashimye cyane. Tugiye kwigana icyigisho kuri iyi nshuro gifite umutwe uvuga ngo ahasaha intwari ni ah'intwarane. Ndasubiramo, icyigisho cyacu cy'uyu munsi gifite umutwe uvuga ngo ahasaha intwari ni ah'intwarane. Birumvikana ko tugiye kubisesengura neza, turebe igihe tugiye kwinjiramo kiri hano imbere bugufiya, kigaragaza neza ko intwari nyinshi zishobora kuba zigiye gusubika urugendo, hagakomeza ikindi cyiciro cy'intwarane. Ubusobanuro bw'intwari n'intwarane n'intsinzi n'intsinzwi, byose byenda guhuriza hamwe. Mureke rero mu buryo bwiza tubanze twubahe Imana, dusenge kugira ngo idufashe kandi iduhagarikire muri iki cyigisho cyacu cyo kuri uyu munsi. Data wera wo mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje kubw'uburinzi bwawe uhora utugaragariza tutari tubikwiriye, ariko kubw'urukundo rwawe ubwenge bwacu butabasha gusoma no kwakira, wemera ko ducumura ukatubabarira, ukemera ko tugumya kuba kuri iyi si, kandi imbere yawe icyaha ari ikizira, ariko ukunda umunyabyaha wihana. Turaje rero natwe ngo utwiyereke, udushure umusaraba wawe, uduhe kukurabukwa, maze ubwiza bwawe bumurikire buri muntu wese umutima we uke were, kandi amazina yacu yandike mu gitabo cy'ubugingo cyo kunesha, ari nabyo biduha itike yo kuzabana nawe mu bwami bwawe. Ibyo twifurizanyije twese ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu, amena.
reka ubwo tumaze gusenga dutangire icyigisho cyacu, kubera yuko turakoresha iminota iringaniye itari buze kubangama, itari buze gutuma abantu barambirwa cyangwa se hakabamo kuba byaba byinshi, noneho ubwenge bw'abantu kubyakira bikaza kugorana. Niyo mpamvu rero tugiye gutangira icyigisho cyacu. Nari nababwiye umutwe w'icyigisho kandi nongera guha ikaze inshuti n'abavandimwe aho muherereye mukunda cyangwa se dukunda ubutumwa bwiza buhagarariwe n'ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ibyo dukunda kubivuga mbasuhuza kandi mbaha ikaze ku kongera kuganira ndetse no kumva icyo Imana yaduteguriye kuri uyu munsi. Umutwe w'icyigisho nawubabwiye. Ku bw'iyo mpamvu rero tugiye gutangirira ku isomo turasanga mu gitabo ni Abaroma ibice 4 umurongo waho wa mbere niho tugiye kubanza gusoma. Noneho ndaboneraho guhita ninjira mu cyigisho tunasoma zimwe mu ngingo z'ingenzi zigihagarariye, kugira ngo tuze kubonamo imirongo iraza kudufasha. Abarambuye Bibiliya, njyewe ndabona mpageze, nakoresheje iyo muri telefoni kugira ngo binyorohere mbone uburyo nsoma. Reka dusome mu Baroma ibice 4 turahera ku murongo ahari wa 14. Nababwiye ko turahera ku murongo wa mbere, ariko reka duhere ku wa 14 bitewe n'amagambo nshaka kugeraho vuba y'ingenzi ahagarariye kino cyigisho. Baravuze ngo, ni Abaroma ibice 4 umurongo wa 14, baravuze ngo, cyangwa se haranditswe ngo, abiringira amategeko iyaba ari bo baragwa, kwizera kuba guhindutse ubusa, n'iryo sezerano naryo rikaba ripfuye. Kuko icyo amategeko azana ari umujinya, ariko aho amategeko atari nta gicumuro kihaba. Hepfo, nicyo gituma byose biheshwa no kwizera ngo bibe iby'ubuntu, iryo sezerano ribone uko rikomerezwa urubyaro rwose. Ndayasubiramo rimwe. Baravuze ngo, abiringira amategeko iyaba ari bo baragwa, kwizera kuba guhindutse ubusa, n'iryo sezerano naryo rikaba ripfuye. Kuko icyo amategeko azana ari umujinya, ariko aho amategeko atari nta gicumuro kihaba. Nyuma y'uko dusobanuye neza se cyangwa dutambukije icyigisho cyiza gishingiye ku by'ikoranabuhanga ririho ubu riteguriza Antikristo ku mugaragaro, twageze ku ngingo ivuga ukuntu Satani yize amayeri, ubwenge, ubuhanga, ubuvumbuzi byose n'ibindi wakongeraho bwo kuntu azafata icyumweru cyangwa se umunsi wa mbere wa Sabato akaworosaho icyo yise indangamuntu y'ikoranabuhanga. Twaragisobanuye hafi amasaha 2, ariko abagikurikiye cyangwa bazagikurikira bafite umutima ukunze, Imana izabafasha. Rero dukurikijeho bidatinze, iki cyigisho nacyo ku bw'amahirwe y'Imana iri buze kudufasha tugisoze amahoro. Nababwiye umutwe wacyo uvuga ngo,
aha si ah'intwari ni ah'intwarane. Iki gihe si icy'intwari ahubwo ni icy'intwarane, uko ubyita kose cyangwa se urabigorora kose, biraba bifite isano ya bugufi n'aya magambo. Iki cyigisho rero nacyo gishingiye kuri iri somo tumaze gusoma ryo mu Baroma ibice n'umurongo wa 14 niho twahereye. Reka noneho twigire ku ngingo z'ingenzi, dusesengure ano magambo by'ukuri, kubera ko abantu benshi boga mu nyanja bakambuka inyanja ariko batazi ikirimo. Bamwe ntibazi koga, abandi ntibazi icyerekezo bajyamo, ntibazi aho baromoka, ntibazi aho inkombe iherereye. Benshi rero bayigwamo, abatayiguyemo bagatindamo, nabo nta kindi kiba kibategereje ni urupfu. Reka dusesengure neza twumve icyo Imana yahishe, ubwenge Imana yahishe muri aya magambo. Hano baravuze ngo gutandukanya umukristo nyakuri ufite kwizera nk'ukw'Aburahamu gushingiye ku maraso ya Yesu, ndetse n'umukristo ugitwarwa n'amategeko cyangwa se ukiyoborwa n'amategeko. Ibi ngibi birerekeza kuri rya jambo tumaze gusoma. Icyo bita gutandukanya umukristo nyakuri ufite kwizera nk'ukw'Aburahamu gushingiye ku maraso ya Yesu, ndetse n'umukristo ugitwarwa n'amategeko kandi akayoborwa nayo. Iri somo ni ryiza, ni iry'ingenzi. Twese dusengere mu mutima kugira ngo Imana idufashe, iduhe ubwenge, iduhe imbaraga zo kuryumva nk'uko Imana ishaka ko tubyumva. Tugeze mu gihe cyo kumva ijambo ry'Imana uko yo ishaka ko turyumva kurusha twebwe uko tubishaka. Niyo mpamvu turi kwibanda ku masomo y'ingenzi ahagarariye andi. Ngo iri somo nk'uko turaza kubireba hepfo, reka tubanze dusome aya magambo. Umukristo nyakuri ufite kwizera nk'ukw'Aburahamu gushingiye ku maraso ya Yesu, wamutandukanya ute n'umukristo ukiyoborwa n'amategeko kandi akaba ari yamugenga? Kandi isomo rimaze kutubwira ngo aho amategeko ari, ibyaha biba bigwiriye. Ngo ariko aho amategeko atari, nta cyaha kigira gite? Nta cyaha kihaba. None se hagati y'abantu babiri, niba amategeko abeshwaho n'ibyaha, aho atari hakaba amahoro, ubwo birumvikana ko harimo ibyiciro bibiri. Hari abanyamategeko ku bw'ibyaha, hakaba noneho n'abashingiye kuki? Kuri Kristo, kuko Kristo ni iki? Ni umuziranenge. Iri somo rero riraza guteza urujijo ku bantu badashaka kumva inzira y'umusaraba, nk'uko ya ndirimbo uriya mushiki wacu yayisubiyemo neza avuga ati iyo nibutse umusaraba utangaza, umwami nyir'ishema wambambiweho. Ari amagambo ni meza cyane. Reka turebe indi ngingo iri hano hasi, turabivuga neza cyane. Ariko iki cyigisho gishingiye kuri iri somo rivuga ngo aho amategeko ari, ibyaha biragwira, biba byinshi, biriyongera. Ariko aho amategeko atari, amahoro arahaba. Kandi ayo mahoro ni amahoro ava kuki? Ku kwizera amaraso ya Yesu. Nta kindi kintu ayo mahoro akomokaho. Hari abantu benshi rero bagiye kugira ikibazo, ariko ntagire umuntu ugira ikibazo. Mwibuke ko turi kwiga ngo iki gihe si icy'intwari ahubwo ni icy'intwarane. Ushobora kuba warabaye intwari mu mategeko nka Mose n'abandi bagenzi be babayeho muri kiriya gihe. Ushobora kuba warabaye intwari mu rugendo rurerure cyane, uyobowe n'amategeko kandi na n'isaha ukaba ukiyarimo. Ariko isaha ikaba igiye kugera, bikaba bigiye kugira gute? Bikaba bigiye gushyirwaho akadomo, cyangwa se byarashyizweho akadomo, usigaye usa nk'aho wikoreye umurambo cyangwa se
ikintu kitagihumeka. Hari abandi bagiye kuvuga bati none se aje noneho akuraho amategeko, mwene data aje noneho atubuza amategeko. Reka ahubwo tubigendanemo neza. Muraza kumva impamvu nateguye kino cyigisho. Gutandukanya umukristo wageze ku musaraba n'utarahagera, turabikurikiranya neza cyane. Gutandukanya umukristo wageze ku musaraba n'utarahagera, ibi ni ibintu biraza kujya bihura na rya somo ndetse n'andi masomo yose ajyanye no gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Rihagarara andi masomo yose ajyanye no gutsindishwa n'ubuntu kubwo kwizera, andi masomo yose ajyanye no kwihana no kubabarirwa ibyaha. Rino somo rirayahagarariye. Tugiye kureba impamvu ahantu hari amategeko haba ibyaha, turebe impamvu ahantu hatari amategeko haba amahoro, hakaba gukiranuka. Kandi uko gukiranuka akaba ari kwa kundi kwagaragajwe na Aburahamu, ariko kwasezeranyijwe amahanga yose, ndetse n'abana b'Imana bazatera ikirenge nk'umucyo Aburahamu yateyemo, ari nabo bazaragwa ijuru. Iyi 200 rero tugiye kuyisobanura. Urajya mu wuhe? Urajya mu w'amategeko agaragaza ko hari ibyaha, cyangwa urajya mu wo kwizera amaraso ya Yesu agaragaza ko hari amahoro nta n'ibyaha bihari? Kuko bavuze ngo aho amategeko ari, ikiharanga ni ibyaha, ariko hatari, ikiharanga ni ugukiranuka n'iki? N'amahoro. Mu ijuru ntihazajya abanyabyaha. Icyo ngicyo kiri confirmed, cyangwa se kiremejwe. Hari ibihamya byinshi bibyemeza, byemeza ko ijuru ritazaberwamo n'abanyabyaha, ahubwo rizabamo abakiranutsi. Ibyo ngibyo tubisobanure kandi tubyumve neza. Hano hepfo baravuze ngo kumenya umuntu wageze ku musaraba akaharenga, kuko iyo abaye impumyi ntamenye ko yahageze. Kumenya umuntu wageze ku musaraba akaharenga, kuko yabaye impumyi ntahamenye, cyangwa se ntamenye ko yahageze. Hari ibitabo byinshi dusomamo amagambo avuga iby'abantu bazaba impumyi mu minsi y'imperuka nk'iyi turimo. Impumyi zikarandata izindi mpumyi, ntiza hirya, ariko yarangiza ikayobora abandi nabo bose ni impumyi. Ese bimeze bite? Kumenya umuntu wageze ku musaraba akarenga, kuko yabaye impumyi ntamenye ko yahageze. Ariko iby'uyu musaraba n'iriya ndirimbo twatangije yatwinjije mu cyigisho, mwabyumvise neza? None se iki cyigisho basi mutangiye kumva aho kiri kwerekeza? Reka tubigereho. Guturwa umutwaro w'ibyaha ku musaraba no guhabwa urwandiko rw'inzira uzerekana ugeze ku marembo y'ijuru. Uru ni urugendo. Urahaguruka ukagera ku musaraba, ugahabwa urwandiko, ugakomeza urugendo. Yesu akakuba hafi. Urwo rwandiko ni rwo uzerekana ugeze ku marembo y'ijuru kugira bagukingure, kuko harimo n'abandi bazanyura ku ruhande bakibeta, bagaca iza bugufi, nk'uko musanzwe mubyumva mu byigisho bitandukanye. Icyangombwa ni uko bagera hahandi nyine ku rurembo Yerusalemu. Ariko ikizatandukanya mu bantu ni uko bamwe bazaba bafite urwandiko rw'inzira, ubwo ni ukuvuga bashyizweho ikimenyetso cy'Imana, birumvikana. Abandi noneho bazagerayo babazwa icyangombwa kibemerera kugera aho hantu, bikarangira bakibuze, barangiza bakajugunywa hanze. Hari umuntu ugera ku musaraba ariko ntamenye ko yahageze. Ubwo ni impumyi mu by'umwuka. Impumyi mu by'umwuka ishobora kugira umwaku ikamenya ko ari impumyi. Ibyo biroroha cyane kuko umuti urahari. Dufite amasomo menshi cyane turi buze kwifashisha n'ibihamya bigiye bitandukanye turaza kwifashisha. Gutura umutwaro w'ibyaha ku musaraba no guhabwa urwandiko rw'inzira uzerekana ugeze ku marembo y'ijuru. Hari indirimbo
inshuti bacu bajyaga bakunda kuririmba kera, sinzi niba bakikagira kano gakorasi, bakundaga kuririmba ngo yadutuye imitwaro yaduhetamisha, cyangwa se hari ukuntu babiririmbaga, ukuntu yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none ubu tugenda twemye. Yego, ngo none ubu tugenda twemye, bakakaririmba neza cyane. Ariko se koko ayo magambo yabaga ahuye n'urugendo barimo? Yabaga ahuye n'umutimanama wabo cyangwa se wacu? waba wahimbye kariya gakorasi natwe twakumvisha, n'abakikumva n'abakigakoresha, ni ibintu biri inyuma cyangwa birimo imbere? Niba byaravuye imbere kandi bikoreramo imbere mu mutima, ni amahoro. Ariko niba biri inyuma, icyo ngicyo ni ikibazo gikomeye cyane. Umuntu iyo ageze ku musaraba, hari umutwaro aba abarwaho cyangwa se aba yikoreye. Iyo ahageze, uwo mutwaro ntabwo aba yemerewe kuwukomezanya, ahubwo uwo mutwaro usigara aho ngaho. Nk'uko Mose yamanitse inkoni mu butayu bakarambikaho cyangwa se agashyiraho inzoka, igihe bahuraga n'ikibazo mu butayu inzoka zikabarumagura, kugira ngo bakire bisabwa ko buri muntu wese areba kuri hahandi Mose yamanitse ya nzoka, uyirebye wese agakira. Bivuze ngo umusaraba wa Yesu, twese niho tubonera agakiza, twese niho turuhukira. Kuhagera si bivuze ko ugeze mu ijuru, si bivuze ko utsinze urugamba, ahubwo kuhagera ni ukugira ngo uture wa mutwaro w'ibyaha byari bikuremereye igihe kirekire utaramenya Yesu. Noneho warangiza ukagenda wemye kandi ufite imbaraga mu rugendo, kugira ngo ubone uburyo uhangana na Satani nta munaniro ufite. Yesu akubwira ikintu cyumve, kubera ko ubwenge buri gukora neza, nturushye, nta bitotsi, kuko ibikuremereye byari bikugoye cyane, Yesu yagize ate? Yarabigutuye. Ibyo rero bitanga uburenganzira n'ububasha bwo gukomeza urugendo, kandi uyobowe na Kristo, kubera ko ari intwari y'ibihe byose. Turakomeza tubirebe. Kwikorera umutwaro ukurusha ibiro ndetse n'ingaruka zabyo. Abantu benshi ubu bajya bikorera imitwaro ibarusha ibiro, ariko ibi ngibi bazabimenya mu itangira ry'ibyago birindwi by'imperuka. Nibwo buri muntu wese azamenya umutwaro yari yikoreye, ibiro wapimaga. Kubera ko ubu ngubu muri aka gahe k'agahenge ntago abantu babasha kumenya ibiro by'imitwaro yabo. Ubwo nimvuga umutwaro, wumva ibyaha, ingano y'ibyaha ukora, uko bwije uko bukeye, aho ugenda ubirundanya ku bindi, kuko nta kwihana kuba kurimo, ugenda ubirundanya ku bindi, ubirundanya ku bindi. Ushobora kuba ufite ibiro 50, ukaba wikoreye umutwaro w'ibiro 100. Ushobora kumva uti ntabwo ibyo bibaho, ntabwo umuntu yaba afite ibiro 50 ngo yikorere umutwaro ufite ibiro 100. Ibyo birashoboka cyane mu buryo bw'umwuka. N'ibigaragara ntabwo ari ngombwa ngo no mu buryo bugaragara umuntu ashobora kuba afite ibiro bikeya ariko akikorera byinshi. Ibyo ni ibisanzwe bizwi neza cyane. Ariko urumva uwo mutwaro urusha ibiro wowe ubwawe, ugize ikibazo ukanyerera ukagwa, ndakeka nta muntu, ntabwo wakwiyeguraho, udafite umuntu ukweguraho, ubwawe wagwa aho ngaho. Ugize ikibazo ukanyerera ukagwa, ushaka gukomeza, ndakeka ko utabonye umuntu ugukorera, yaba ari n'ikintu waba ukunda, wagisiga aho ngaho cyangwa se ukagabanya, ugakomeza urugendo. Gusiga zahabu mu nzira kandi aribwo ubutunzi bwawe, ubwo ni urugero rundi ku byiza, ubwo nabwo cyaba ari ikibazo. Rero abantu benshi ntabwo bazi imbaraga n'uburemere bw'umutwaro w'ibyaha twikoreye. Ubwo nanjye ndi bwishyiremo, kuko nanjye hari urugamba mba ndiho muri buno buzima bw'isi, ariko mfite ibyiringiro by'uko Yesu yanesheje, kandi nanjye agomba kuneshereza
buri muntu wese yisuzume amenye imbaraga z'umutwaro w'ibyaha afite, noneho bidutere kwihutira kujya hehe? Ku musaraba. Iyo bavuze ngo umukristo yakoze urugendo, ngo arahaguruka, ngo aragenda, ni mu buryo bw'umwuka, ntabwo yavuye mu gihugu kimwe ngo ajye mu kindi, ave ku mugabane umwe ajye mu wundi, ahubwo ni urugendo umukristo akora akimara kwemera ubutumwa bwiza, akabatizwa, akemera kwihana, akemera gutangira urugendo rushya rwo gukiranuka no kumvira Imana mu ijambo ryayo ryose. Uko umukristo agenda arushaho kwihana no kureka ibyaha, niko Imana irushaho kumuhishurira ibindi bibi. Ibingibi bikamutera umwete n'imbaraga byo gukomeza kujya mbere, byo gukomeza gukora ibyiza. Ariko mwibuke rya jambo twashingiyeho rivuga ngo aho amategeko ari, ikiharanga n'ibyaha. Aho amategeko atari, ikiharanga ni iki? Ni ugukiranuka n'amahoro n'ibindi byiza wahashyira byose. Ese mwari mwabona leta cyangwa se igihugu kitagira amategeko? Impamvu gishyiraho amategeko ni iyihe? Impamvu abantu bicara abadepite bagatora amategeko, abandi bakayemeza, abandi bakayasubiramo ukuntu, ni ukubera ko ibyaha biba byabaye byinshi mu gihugu. Biramutse ari ntabyo, igihugu ntabwo cyakwirirwa gishyiraho amategeko. Nta bantu bari kwica abandi, nta bantu bari gufata abandi ku ngufu, nta basinzi bahari bari kugirira abandi nabi mu mihanda, ibintu ari amahoro, nta bantu bari gucuruza binyuranyije n'ibyo leta ishaka. Ibyo ngibyo ntabwo leta byakwirirwa biyigora mu gutora amategeko. Leta ishyiraho amategeko ikurikije ibyaha bishya biri kuvumbuka. Ni nayo mpamvu kuba Mose yarahawe ari amategeko 10, ni ukubera ko urugendo Abisiraheli bari barimo, Imana yabonaga ko bizaba ngombwa ko bagendera kuri ari amategeko 10 kugira ngo bazabashe kugera mu gihugu cy'isezerano. Amategeko 10 akabayobora, akababera iki? Akababera umucyo. Atari uko ari yo muyobozi wabo, kuko umuyobozi wabo yari Yesu, ahubwo kubera ko bari batangiye kwadukwamo n'ibindi bintu by'ibyaha by'ibigirwamana no kutumvira kugiye gutandukanye. Ubwo bikururiye amategeko. Bavuga ngo aho icyaha kiri gikurura itegeko. Iyo uri umujura uhanwa n'itegeko rigenga abantu bibye. Iyo uri umubeshyi uhanwa n'itegeko rigenga abantu bagize bate? Babeshye. Bivuze ko ibi ngibi biraza kudufasha neza gusobanukirwa na zino ngingo zo hasi zisigaye zivuga ngo gutandukanya urugendo rw'umukristo utaragera ku musaraba n'uwahageze, n'uwahawe urwandiko rw'inzira. Twari twabivuzeho gatoya. Hano ubwo hepfo bavuze ngo iyo wihannye izina ryawe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo, igihe wagenewe cyo kwihana iyo kirangiye risibwamo burundu. Birumvikana neza ko umuntu ku isi agira igihe cye yahawe cyagenwe, twarabivuze cyane, marayika ushyiraho ikimenyetso akamutegereza, ategereza ko yakwihana. Igihe iyo kigeze rero marayika yagiye ntasubira inyuma, agendera ko kandi n'izina rye rigasibwa mu gitabo cy'ubugingo burundu. Ibi rero biba bisobanuye neza ko imbabazi kuri we ziba zirangiye. Ntabwo abantu bose imbabazi zizarangirira rimwe igihe Yesu Kristo azaba ahagurutse ku ntebe y'imbabazi mu buturo bwera hera cyane mu ijuru. Oya, ahubwo benshi zizaba zararangiye. Zaba zararangiye mbere y'uko Yesu arangiza umurimo we mu buturo bwera bwo mu ijuru, cyane cyane muri cya cyumba cy'ahera cyane.
ubumwe bw'aya masomo n'imiterere y'aba igihe cy'imperuka cyacu turimo. Ubu ano masomo afitanye isano ya bugufi, ahuje n'imiterere y'abantu bariho ubu ngubu bo mu gihe cy'iminsi y'imperuka isoza amateka yo y'iyi si. Twasomye irya mbere ry'umubare w'ibice bine umurongo wa 14, tugiye kureba no mu rindi ryo mu Bagalatiya ibice bine umurongo wa mbere, duhite tureba muri Matayo ibice 5 umurongo wa mbere, turi buze guhita tubisoreza hamwe tunabihuririza hamwe mu Byahishuwe ibice 3 umurongo waho wa 14. Aya masomo niyo ndibuze gusorezaho mu kanya gato. Reka mbanze some zino ngingo zindi ziri hano kugira ngo hataza kugira iyo ntaruka kandi ari ingenzi. Aya masomo uko ari ane azafasha abantu bose bashaka kumenya ukuri no gukiranukira Yesu. Kandi aya masomo azayobya benshi banze ukuri kandi bakananinira ijwi ry'Imana mu mbaraga y'Umwuka Wera. Urumva ni bibiri, ni ibyiciro bibiri. Abadafite umutima uryarya azabafasha bayobore kuri Kristo nyakuri. Ab'indyarya badashaka kugira icyo bumva, badafite icyo bitayeho, bahugiye mu byabo, azabayobya abageze ku gupfa, ku rupfu hepfo. Ikindi kandi aya masomo ahagarariye andi yose asobanura kimwe nk'ayo dusanga muri Bibiliya. Aya masomo ahagararira andi yose dusanga muri Bibiliya ahuye cyangwa se afite ingingo zenda kuvuga kimwe cyangwa se gusobanura kimwe. Ayo masomo ahagarariye ibyiciro bibiri gusa by'abantu bo mu minsi y'imperuka, ari byo itorero ry'Imana n'itorero rya Satani. Abasobanura ijambo ry'Imana muri kamere yabo bwite n'ubwenge bwabo bwite, iryo ni itorero rya Satani, n'abandi barisobanura kandi bakarisobanukirwa mu mbaraga y'Umwuka Wera, iryo ni itorero ry'Imana. Aho abantu buri hantu hose hagenda hagaragara ibyiciro bibiri, nubwo Satani nyine agenda atubeshyabeshya agafata abakozi be bakagenda bashinga amadini atandukanye, amatorero hirya no hino mashyashya ashingiye ku yandi, ariko abafitanye isano ya bugufi na maraya mukuru cyangwa se itorero rikuru ku cyiciro cya Satani, mu Byahishuwe turahasanga ijambo ryiza rivuga ngo nzi neza ko aho uba ariho hari intebe ya Satani. Uvuga ngo ku isi nk'uko twabisobanuye hari icyiciro cya Satani mu buryo bw'idini no mu buryo bwa politiki. Ibi bisobanura neza ukuntu bino byiciro bibiri abasobanura ano masomo cyangwa se Bibiliya mu buryo bw'ubwenge bwabo bize mu mashuri no mu bitabo no muri za teolojiya n'ama-esikatoloji bitandukanye, ariko nta Mwuka Wera bafite ubafasha kubumvisha nk'uko Imana ibishaka. Benshi bazayoba cyangwa se bayobywe, aho uzasanga abantu benshi bataha bavuye muri za misa uko bajya babyita, abandi mu materaniro, abandi basohotse mu misigiti, birumvikana. Abandi bavuye mu butayu, ubwo hari abasengeye mu hanze, niho twise mu butayu, n'ahandi henshi hatandukanye. Ugasanga baritwaza ngo ngiye ngo padiri ngo yambwiye ngo yadusomeye ngo ahantu ngo havuga ngo Yesu ngo ni njye mutsima w'ubugingo, ahandi ngo ntidukwiye kubakira ku mategeko, ahandi ngo pasiteri ngo yatubwiye ngo amategeko ngo yazaniye umuntu kurimbuka, ahandi ngo shehe yatubwiye uti iyo wishe abantu benshi mudahuje kwizera, icyo gihe uhita ubona ijuru cyangwa se uhita wandikirwa ijuru. Amakorari akaririmba ati twabatuwe mu mategeko, batubwiye ko
amategeko rwose atagifiteho rutabi ko Yesu yabirangije, ugasanga benshi bataye mu tubari, abandi mu marogi, abandi bafite misiyo zo kujya guhura mu byaha bigiye bitandukanye. Ariko ibyo bintu basomewe cyangwa se basomye babyumvishe muri kamere yabo n'ubwenge bwabo. Ntago umuririmbyi yari gutinyuka kuririmba ngo twabatuwe mu mategeko, ngo ubu ngubu ngo turakomeye muri Kristo. Ubwo abo ni abaririmbyi, pasiteri, padiri, gusa ngo umudiyakoni ngo baramwizeye, ngo basanze ngo atiba, ngo agira ubuntu, ngo bamuhanga inshingano zo kubika amaturo. Ibyo ni byo, mwaramwizeye. Ariko se niba mwarabatuwe mu mategeko mukaba mutakiyoborwa n'amategeko, ni iki gituma mukiri ababeshyi? Niba uzi ko ukiri umubeshyi, ahubwo amategeko aracyakuyobora, kubera ko bavuze ngo aho itegeko riri ikintu kiriranga ko rihari ni icyaha cyangwa se n'ibyaha. We wemeza ute, uhamya ute ko wakuwe mu mategeko kandi ukiri umwicanyi, uracyari umurozi, uracyari umusinzi, uracyari umusambanyi? Ibyo bintu wabatuwemo ni ibihe? Ayo masomo niba wayasomye, niba wayasomewe, bayagusobanuye muri kamere n'ubwenge bwabo bize. Ubwo bwenge ntabwo ari ubw'ijuru, ahubwo ni ubw'isi. Igihe kirageze rero wihuze na Kristo. Igihe kirageze ngo umutwaro waguhetamishije ibitugu ariko ukaba utabizi, uzabibwirwa bugufi n'ibyago birindwi by'imperuka ubwo bizaba biteye. Igihe kirageze ngo uwo mutwaro uwujyane kwa Yesu akuruhure, aguhe kuririmba ushize amanga ntacyo umutima wawe ugushinja, aguhe kubwiriza ubwiriza abantu ntacyo umutima wawe ugushinja. Usome amasomo avuga ko wabatuye mu mategeko ubishikamyemo, kubera ko n'ubundi ikiranga ko utakiri mu mategeko ni uko nta byaha bikigize bigihari. Uracyaruhuka umunsi w'izuba, umunsi wa mbere wa sabato, ngo wabatuwe mu mategeko yahese, kandi ukiri kuruhuka umunsi w'ikigirwamana washyizweho na Satani n'abakozi. Iby'Imana tubiharire Imana, n'iby'isi tubiharire isi. Niba ushaka kuba uw'isi, uw'isi. Niba ushaka kuba n'uw'Imana, hitamo kimwe. Ariko turabizi neza ko ari ubuhanuzi buba buri gusohora. Reka rero dusoma ano masomo uko ari ane, tutaratindaho cyane, kuko nta kino cyigisho ntabwo kiri buze kuba kirekire nk'icyashize, bitewe n'uko ingingo zacyo z'ingenzi zirahagije, kandi abwirwa benshi, hakumvwa na bene yo. Rero ndibwira ko tugiye gusoma isomo rya mbere, irya kabiri, irya gatatu n'irya kane, turangiza tukabihuriza hamwe. Ubundi ntabwo turi buze guhita dutinda aho ngaho, turaba twenda n'ubundi kugera ku musozo. Mureke rero murambure Bibiliya zanyu, turahita Abaroma aho twasomye. Ubwo tugiye guhita dusoma mu Bagalatiya ibice bine umurongo waho wa mbere. Abarambuye Bibiliya ndasoma, twese tujyanirane. Uwiteka dufashe kandi ndasoma mu izina rya Yesu. Abagalatiya ibice bine umurongo wa mbere baravuze ngo, ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukanaho n'imbata, nubwo yaba ari nyir'ibintu byose, ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Natwe niko turi, tukiri bato twari imbata, dutegekwa n'amategeko ya mbere yahoze mu isi. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko, ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati, aba data. Nicyo gituma utakiri imbata, ahubwo uri umwana. Kandi rero ubwo uri umwana, uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Urabyumva? Dusomye ijambo ryiza rivuga ngo ntago tukiri imbata. Kubera iki?
ngo kuko ngo igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereje umwana wayo wabyawe n'umugore avuka atwarwa n'amategeko apfira ku musaraba kugira ngo ayo mategeko ayasoze cyangwa se arangize misiyo yayo. Kubera iki yarangije misiyo yayo? Yari azi neza ko amategeko atatanga ubugingo ku muntu wayubahirije, kubera ko yari azi neza ko nta n'umuntu mu isi n'umwe wayubahiriza, wagendera ku byo ategeka ngo abishobore. Yari azi neza ko buri muntu wese utuye ku isi agomba kwishingikiriza amaraso ye, kwishingikiriza Mwuka Wera, kwishingikiriza umusaraba, kwihana, wagize tugasaba imbaraga zo kureka ibyaha. Nicyo cyonyine kibasha kutubatura mu mategeko. Turabyumvishe kubaturwa mu mategeko. Abantu benshi ibi ngibi barabiririmba bakabishyira mu byigisho bitandukanye, ariko ikimbabaza ni uko rino somo barisoma bakarisobanukirwa muri kamere y'ibyaha itarahindutse, itazi Yesu, itagira Mwuka Wera wo mu ijuru. Hari ababikora batabizi, Imana ibafashe kandi bayobore, ibahe no kubimenya bya nyabyo. Hari abandi babikora babizi, ahubwo bakaba ibikoresho bya Satani. Abo nabo ikibategereje ni ikihe? Ni igihano, cyangwa se ni ukubura ubugingo, ni urupfu, ni ukunyagirwa n'ibyago birindwi by'imperuka. Reka twisomere irindi somo dusanga muri Matayo ibice 5 umurongo waho wa mbere. Matayo ibice 5 umurongo waho wa mbere baranditse ngo abonye abantu benshi azamuka umusozi, ni Yesu, maze abonye abantu benshi azamuka umusozi maze kwicara, abigishwa be baramwegera. Amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko aribo bazahozwa cyangwa se bazahazwa. Rino somo rizwi n'abantu byinshi bitandukanye kuko ryaramamaye, ariko impamvu rigarutse ni ukugira ngo ridufashe mu gusobanukirwa ndetse no kuzuza kino cyigisho cyacu. Hano ngo hahirwa abakene mu mitima, biravuze ngo hahirwa abantu batagize amahirwe yo gusobanukirwa ijambo ry'Imana nk'uko ibishaka, bayobowe n'Umwuka Wera, kuko igihe nikigera iyo nzara n'inyota izashira, kubwo gufashwa na Mwuka Wera bakarisobanukirwa nk'uko Imana yabishaka. Aba bantu nibo bitwa abakene. Abayobozi b'amadini bakirirwa bashyekenga abakristo, bababeshyabeshya babakuraho utwabo, ngo hahirwa abakene, ngo kubera ko ngo ejo bundi ngo nubwo uri umukene ngo ugiye kubona bino na bino, ngo ugiye gukira, ugiye kubona inzu, ugiye kubona misiyo hanze, ugiye kubona akazi keza. Niko ibi ntabwo ariko bisobanura, ahubwo mwebwe muri kurushaho kubakenesha kuruta uko bari na mbere. Ubukene bafite ni ubukene bwo gusobanukirwa ijambo ry'Imana nk'uko Imana ibishaka. Ubukene buvuzwe hano ni ubukene bwo kuba bafite umutwaro baremereye w'ibyaha, kugeza n'ubwo ugiye kubarimbura by'iteka ryose. Ubukene bafite ni ugusoma Bibiliya ariko ntibamenye icyo ijambo ry'Imana risobanuye ako kamwanya, ntibamenye aho biva n'aho bijya. Ubukene bafite ni ukuba basoma muri Daniyeli ntibamenye iyo mvugo shushanya y'amarenga icyo isobanura, ni uko basoma ibyahishuwe ntibamenye irengero. Nibwo bukene buvugwa aha ngaha. Ariko barahirwa kubera ko igihe nikigera, uko bayobejwe, kuko batigeze babimenya, nibabimenye bazahita baba abakire. Ubukire bwabo buzahita bubaha uburenganzira n'itike yo kujya yo kuziberanira na Kristo, cyangwa se kuzamura ubwami bw'Imana.
kwirirwa rero mwongera kuririmba ngo hahirwa abakene, oya nawe ushobora kuba uri umukene wabiririmba utabizi, ariko uramutse ubizi wabanza ukagira ute, wabanza ukava muri icyo cyiciro cy'ubukene kugira ngo hatazabaho gutungurwa nk'uko Yesu yavuze ko azaza mu isi atunguranye. Icyakoze ntago azatungura abantu bose. Reka tujye mu Byahishuwe ibice 3 umurongo waho wa 14 twumva hano ano masomo ahurira. Ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 14 baravuze ngo, ni ibice 3 umurongo waho wa 14, ndabona amageze. Baravuze ngo, wandikire marayika w'itorero ry'i Laodikiya uti, uwiyita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'ibyo Imana yaremye, aravuga aya magambo ati, inzira imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka kuko uvuga uti, ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye. Urabyumvise hano ngo ntacyo nkennye. Birumvikana ko muri Matayo havuze ibice 5 hatubwiye iby'umukene, kandi akaba ahirwa kuko ubwami bwo mu ijuru abufiteho purusa nyinshi cyane. Noneho umunyalawodokiya ari nawo muri iyi minsi yacu y'imperuka tugezemo ubu ngubu, we akaba aje noneho we yiyita umukire, aratunze aratunganiwe. Murumvisha ibintu ukuntu bibusanyije. Ni nko kubona umwe ari kwinjira mu nzu, undi nawe ugahura nawe asohoka. Ni nko kundi uhurira n'umuntu ku muryango, wowe uri kwinjira undi asohoka, ariko mwarangiza mukaza guhurira ahantu nyuma mukaririmba ngo twarabatuwe, twejejwe na Yesu, dutegereje Yesu, tuzaba mu bwami bw'Imana. Warangiza ukajya ku ruhimbi imbere ukabyigisha, mu butayu ukabihanura, uri umuhanuzi ngo ugezweho. Uru rugendo se murumva rwazabageza hehe? Umwe ari kwinjira undi agasohoka, ngo mwarangiza ngo muri ku murimo w'Imana. Ntabwo ari bose, harimo inshuti n'abavandimwe babashije guhishurirwa Yesu by'ukuri, kandi bashikame mu rugendo, kandi bashikame kuri ako gakiza bahawe, mbere kugapfusha ubusa, kuko hari abakirutseho, hari abari kugahiga ariko bakabuze, bitewe n'uko barakererewe. Igihe tugezemo kiragoranye, igihe cy'ubukene, igihe cyo guhuza iby'umwuka n'iby'isi n'iby'umubiri biragoranye. Rero mwere kugacaracara aho abantu babashije kugira amahirwe yo kwakira imbaraga y'umwuka we ibafasha kumva amagambo y'Imana nk'uko Imana ibishaka. Isezerano rishya dusanzemo amasomo abiri, ntavuguruzanya, nk'uko abapasiteri benshi n'abayobozi b'amadini n'amatorero bajya bakunda gusoma amwe mu magambo yo hagati, cyangwa se bagasoma ibice, bagasoma abanza cyangwa aheruka cyayo hagati, bagendeye ku byo bari gushyigikira, bagendeye ku binyoma bashaka ko bumvikanisha, cyangwa se bibafasha gushyigikira umurongo wabo w'ubutumwa bita ubutumwa bari kwigisha. Ibi biragoranye. Niba muri Matayo baravuze ngo hahirwa umukene, noneho ikibazo kikaza hano kivuga ngo abanyalawodokiya mu minsi y'imperuka bategereje kugaruka kwa Yesu bagiye ndetse no gusorerwaho n'ubuhanuzi buheruka bwo kwigaragaza kwa Antikristo, gushingiye ku gutangaza itegeko ry'ikinyoma no guhatira abantu kuruhuka umunsi w'ikinyoma. Twarabisobanuye neza. Hano ngo umunyalawodokiya aravuze ngo ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye. None se iri somo ryo muri Matayo yahurira he n'iri somo ryo muri Matayo? We ari kwita umukire, kandi muri Matayo Yesu yamubonye ko Yesu yatanze isezerano ku bantu
bazaba ari abakene. Hano mu byahishuwe umunyalawodikeyakazi ahakana ko muri abo bakene atarimo. Noneho wajya mu Baroma ukaza kuhasanga ibintu bikomeye cyane by'uko twabatuwe mu mategeko, tutakiri abanyamategeko, kuko n'abagerageje kuyagenderamo batayashoboye. Kandi koko biri ikavuga ngo amategeko ntahesha agakiza. Abapasiteri benshi, abantu ku ma YouTube bagenda bigisha ibi bintu, ahanini bitwaje ko isabato yabananiye batakiyiruhuka, ngo bagendeye ku isomo ry'uko ngo babatuwe mu mategeko, kandi ngo amategeko adahesha agakiza. Nibyo, ariko iryo somo muri kuryumva mu buryo bw'umubiri n'ubwenge bwanyu. Iyo aba warabatuwe mu mategeko ntabwo uba ukica isabato. Iyo aba warabatuwe mu mategeko ntabwo uba ukiri umurozi, ntabwo uba ukiba, ntabwo uba ukiri umubeshyi, ntabwo uba ugipfukamira ibishushanyo bisengwa kandi Imana yarabibuzanyije. Kuki Imana yabibuzanyije? Si nuko yari izi ko ari icyaha. Ikintu cyose Imana yabuzanyije ni icyaha. Bivuze ngo rero wowe niba utarareka icyo kintu Imana yabuzanyije, uracyayoborwa n'amategeko. Ikigaragaza ko utakiyoborwa n'amategeko ni uko ikintu cyose Imana yabuzanyije ugomba nawe kugira ute? Kukireka, ubwo ugasigara uyobowe nande? Na Kristo. Kubera ko Kristo niwe wagishoboye, nawe niwe uzakigushoboza. Hano mwumve hepfo ngo utazi yuko ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe. Uwo ni umunyalawodikiya, ntacyo nkennye. Abanyalawodikiya nibo twe. Utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Umunyalawodikiya yambaye ubusa, ni umutindi nyakujya. Nubwo hano batabishyizeho ngo nyakujya n'ijya uyishyiriyeho, ariko umutindi murabyumva namwe, ni umuntu udafite icyo afite, ushobora gusabiriza. Kandi uyu mutindi cyangwa se umukene wambaye ubusa afite isezerano hano muri Matayo ibice 5:1. Kandi uyu mutindi n'uyu mukene yagiriwe inama hano turi buze gusorezaho. Nta Imana itadukoreye. Abantu birirwa baririmba ngo babatuwe mu mategeko, bikabatera kuba ibirangirire mu kwica amategeko, ngo twabonye ko imbabazi z'Imana zizigaragaza mu gihe kirekire ku isi, bizatera abantu kumenya ko cyangwa se kubona ko nta Mana ibaho, kandi ko Imana itazahana abantu, ibyaha bizahita byiyongera. Hano baravuze ngo dore ndakugira inama ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ngo nuko rero ngo gira umwete ugira ute? Wihane. Nibwo butumwa Yesu Kristo cyangwa se uriya mumarayika waruzaniye abanyalawodikiya be twebwe. Niryo jambo asorejeho ngo gira umwete ugira ute? Wihane. Mazi si yayandi, igihe si cya kindi. Ubone kuririmba ko wabatuwe mu mategeko. Reka nshuti bene data, aho waba uteranira hose, ntatandukanije idini, ntatandukanyije itorero, yewe naho waba utagira ahantu uteranira, naho waba warigeze guterana ukaba warabihagaritse, wararekeye aho, wararambitse, bitewe n'ubuzima, bitewe n'amateka wanyuzemo, ibyo ngibyo ni ibikureba, ariko igihe kirageze ngo ugerweho n'iri jambo ry'umuburo uheruka, kuko nta bundi butumwa bwiza buzongera kubaho, nk'uko benshi babeshya abantu ngo hazongera kubaho igihe cyo kwihana. Nta gihe kizongera kubaho, ahubwo igihe gisoza cyo kwihana ni ubu ngubu. Haguruka usenge, upfukame, usabe Imana imbabazi z'ibyaha byawe byose wakoze, ibyo wibuka n'ibyo utibuka. Usabe imbaraga zo kugendera mu murongo mushya wo kumvira Imana, maze nawe uzaraga ubwami bw'Imana. Bitabaye ibyo ngibyo urarimbutse by'iteka ryose. Iki cyigisho ntaho cyari gishingiye.
ijambo nyamukuru naha ryari rishingiye, ni ugucyaha no guha abantu umuburo uheruka wo kutongera kwishingikiriza gusobanura Bibiliya muri kamere yabo n'ubwenge bwabo, waba warabwize cyangwa warabwigishijwe nande aho wabutoraguye hose, warangiza ukabugenderaho ko buzagukiza. Oya, ahubwo twese dusenge, dusabe gusobanukirwa ijambo ry'Imana mu mbaraga y'Umwuka Wera, kuko Imana ishaka ko ariho dushaka kugira dute? Imana ishaka ko ari wo murongo tugenderamo. Noneho turirimba indirimbo z'uko twabatuye mu mategeko y'ukuri, twigisha abantu ko twabatuye mu mategeko y'ukuri, kandi koko ibyo Bibiliya ivuga ni ukuri. Twabatuye mu mategeko kubera iki? Amategeko icyo atuzanira ni urupfu, icyo atuzanira ni ibyaha, icyo atuzanira ni ukurimbuka. Noneho Yesu Kristo icyo atuzanira ni ubugingo, ni amahoro by'iteka ryose, ni agakiza k'iteka ryose. Ikiranga ahantu hari amategeko uba ukiri umusambanyi, ikiranga umuntu ukigendera mu mategeko uba ukiri umubeshyi, uba ugisenga ibishushanyo. Ikiranga umuntu wabatuye mu mategeko ntabwo aba akibeshya, ntabwo aba akiri umujura, ntabwo aba agipfukamira ibishushanyo, yemwe ntabwo aba acyifuza ibitari ibye. Yemwe niyo akoze agakosa ko kubigwamo kubwo kurangara no gucika intege, Yesu Kristo ku musaraba arongera akamurabuka akamubwira ati komeza ujye imbere, ndahari nta kizagukoraho, komeza ujye imbere ngufashe ukuboko ntacyo uzaba, komeza ujye imbere gukiranuka kwanjye, imbaraga zanjye ziraguhagije iteka ryose. Amen. Mureke rero dusoze kandi Yesu adufashe maze atube bugufi kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro mu ijuru no mu isi iteka ryose. Reka dusenge. Wakoze Data wera wo mu ijuru, turagushimye kubw'uko wahabaye kandi ukaba uduhaye ijambo ryiza ritanga agakiza n'ubugingo. Ufashe buri muntu wese wumvishe kino cyigisha agakamanya n'abazacyumva bazakurikiraho, uduhe kurabuka umusaraba wawe by'ukuri, maze uduhe imbaraga n'ubwenge bwo kugendera mu ijambo ryawe tuyobowe na Mwuka Wera, kuko aribyo bizadufasha kugera no kuzabana nawe mu bwami bw'Imana. Reka ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu Kristo iteka ryose. Amen.